Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe maze ibiganiro bizubibo. Turagarutse rero inshuti zacu, tugarutse kugira ngo tuganire kuri documentaire y'uyu munsi, ariko mbere ya byose turabaramutsa twizera yuko mumeze neza. Mukomere rero, haba bitameze neza mukomere, mwihangane, ntabwo ibihe bihora ari bimwe nk'uko tumaze igihe tubivuga. Turizera rero yuko mumaze kubimenyera, abari mu bihe byiza mumenye kuzirikana abababaye, mubabe hafi, ni ukubaguriza kubera yuko ejo nabo bashobora kuba bari mu bihe byiza, mwebwe mukaba muri mu bihe bibi. Ntawabashije kubifata ngo abikomeze, byose rero bigenda bihindagurika. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza, ejo bikagenda ukundi kuntu. Hari ibitungurana, hari n'ibyo twebwe twigiriramo uruhare, ariko igikuru ni ukumenya uburyo buri muntu agomba kubyitwaramo. Muri documentaire yacu rero y'uyu munsi tugiye kureba ku bijyanye no kuva imyuna. Ndakeka abantu benshi babimenyereye, cyangwa se no bitarabaho ashobora kuba yarabonye umuntu wavuye amaraso mu mazuru, ari byo twita kuva imyuna. Hari abayava rero bikagorana kuba yakama, ariko kandi hari n'abayava bikaba byoroshye kuba umuntu yayahagarika. Ku bijyanye n'icyo kibazo cyo kuva imyuna ndetse n'uburyo umuntu ashobora kuba yayihagarika, cyangwa se uburyo ashobora kuba yabyitwaramo mu gihe bibaye grave cyangwa se byanze gukama. Mu buzima bwa buri munsi rero hari ibintu byinshi abantu bafata nk'ibisanzwe. Umwana akinira hanze, umuntu ari ku kazi, undi aryamye nijoro, maze bitunguranye amaraso agatangira kuva mu mazuru. Impamvu dutangiye gutya ni ukugira ngo tubibutse udusituwasiyo tumwe na tumwe dushobora kuba twaba. Ushobora gusanga umwana ari hanze ariho yikinira, undi ari mu kazi ariho akora nta kibazo, cyangwa se undi anaryamye. Ni ikikwereka yuko iyi mpanuka y'imyuna ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose n'aho ariho hose. Tekereza rero muri iyo context cyangwa se muri situation nk'iyo ngiyo, kugira ngo noneho tubashe kubiganiraho neza. Mu Rwanda benshi babyita kuva imyuna. Hari ababyuka nijoro bagasanga imisego yabo yuzuye amaraso. Hari abana bajyanwa ku bitaro igitaraganya. Hari n'abakuru bavuga bati ni ibisanzwe biraza kugenda neza. Ariko se kuva amaraso mu mazuru ni ibintu byoroheje koko? Ni ryari biba ikibazo gikomeye? Ni ikihe gituma bamwe babigira kenshi kurusha abandi? Kandi iyo bibaye umuntu agomba kubyitwaramo ate? Uyu munsi muri iyi documentaire tugiye gusobanukirwa neza ikibazo cyo kuva amaraso mu mazuru, icy'ubuvuzi bwita epistaxis. Turebe impamvu zibitera, uko byitwarwamo n'uburyo bwo kurinda ubuzima bwacu n'ubwabo dukunda. Mu mazuru yacu harimo imiyoboro myinshi y'amaraso, ikaba ibarwa mu dutsi n'uturandaryi, cyane cyane imbere mu zuru. Iyo miyoboro cyangwa utwo dutsi duturitse cyangwa tukangirika, amaraso atangira gusohoka. Icyo nicyo twita kuva amaraso mu mazuru cyangwa se kuva imyuna. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu benshi ku isi bakunze guhura n'iki kibazo nibura rimwe mu buzima bwabo. Hari amoko abiri rero y'ingenzi hakunze kuvugwa ku kuva imyuna. Ubwoko bwa mbere rero babwita inferior epistaxis, amaraso ava imbere mu zuru. Bikunze kubaho ku bana ndetse no ku bantu bakuru benshi. Hakaba kandi ubundi bwoko bwitwa posterior epistaxis, amaraso ava inyuma mu zuru. Bikunze kubaho ku bantu bakuru kandi bishobora kuba byinshi. Abantu benshi bagira ubwoba iyo babonye amaraso ava mu zuru. Ubwoba ubwabwo bushobora gutuma umutima utera cyane, amaraso akiyongera. Ariko ikintu cya mbere ni ukumenya ko atari buri gihe biba ikimenyetso cy'indwara ikomeye. Mu mpamvu zitera imyuna rero hari impamvu zigera ku 9 tugira ngo tuganireho. Impamvu ya mbere ni umwuka wumye ndetse uvanze n'ubushyuhe. Iyo umwuka wumye cyane, ururenda rwo mu mazuru rurakama.
imiyoboro mito y'amaraso cyangwa se uturandaryi tukaba twaturika byoroshye. Mu gihe cy'izuba rero cyangwa ahantu hashyushye abantu benshi bashobora kuva imyuna. Hari kandi kwipfuna cyangwa se gukorakora mu zuru inshuro nyinshi, birashoboka yuko umuntu ashobora kuba yakwikomeretsa. Iyi ni imwe mu mpamvu zikunze kuboneka ku bana. Iyo umuntu yinjije urutoki mu zuru ashobora gukomeretsa imiyoboro y'amaraso iri imbere mu zuru. Hari kugwa, gukubitwa, impanuka cyangwa siporo bishobora nabyo gutera kuva amaraso mu mazuru. Iyo gukomereka gukomeye umuntu ashobora no kugira ikibazo cy'amagufa y'izuru. Hari nanone indwara y'ibicurane na sinizite. Iyo umuntu afite ibicurane cyangwa sinizite, izuru rirabyimba kandi rikabyara ururenda rwinshi. Hari guhora yitsamura cyane, bishobora nabyo gutera kuva amaraso mu mazuru. Ikindi ni alerji zo mu mazuru. Alerji itera kwitsamura kenshi no kubyiringira cyane amazuru. Ibyo bishobora kwangiza buhoro buhoro imiyoboro y'amaraso cyangwa se twa turandaryi twahoze tuvuga. Hari nanone umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ku bantu bakuru cyane cyane abafite hypertension, kuva amaraso mu mazuru bishobora kuboneka kenshi. Nubwo hypertension atariyo ibitera buri gihe, ishobora gutuma amaraso ava ari menshi kandi bikagorana kuyahagarika. Imiti imwe n'imwe nayo ishobora guteza icyo kibazo. Imiti nka aspirine cyangwa se indi miti igabanya gufatana kw'amaraso ishobora gutuma umuntu ava amaraso byoroshye. Ni ngombwa rero kubwira muganga niba ujya uva imyuna kenshi. Hari nanone indwara zifata amaraso. Hari indwara zituma amaraso atavura vuba cyangwa se nanone umubare w'uduce dufasha amaraso kuvura ukaba wagabanuka. Umuntu rero akenshi ufite iki kibazo, iyo akunda kuva amaraso haba mu menyo, ku ruhu cyangwa se mu mazuru nk'uko twabivugaga, agomba kwihutira kujya kwisuzumisha kwa muganga. Hari kandi ibibyimba cyangwa se izindi ndwara zo mu mazuru. Nubwo bidakunze kubaho, hari igihe kuva amaraso kenshi ku ruhande rumwe rw'izuru bishobora guterwa n'ikibyimba cyangwa se indi ndwara ikomeye. Ibi bisaba kwisuzumisha kwa muganga w'amatwi, izuru n'umuhogo. Ni ryari rero ikibazo nk'iki ngiki gishobora kugaragara? Akenshi uzabibona amaraso yatangiye kutonyanga cyangwa se wowe ubwawe wikora ku zuru ukabona amaraso ku rutoki rwawe. Mu gihe rero wabona bimeze bityo ukaramuka wibonyeho ibimenyetso bikurikira, gerageza wihutire kujya kwa muganga vuba vuba. Ibyo bimenyetso rero ni ibingibi: mu gihe amaraso yavuye akaba atarahagarara nyuma y'iminota 20, gerageza ujye kwivuza. Mu gihe amaraso ari kuva ari menshi cyane, mu gihe umuntu azungera cyangwa se acika intege, mu gihe yakomerekeye ku mutwe cyangwa se ku zuru, mu gihe wavuye amaraso ari umwana muto cyangwa se umuntu mukuru cyane, nabyo ushobora kwihutira kujya kwa muganga. Hari ubutabazi bw'ibanze turi bubabwire ushobora kuba wamukorera mu gihe utaragera kwa muganga cyangwa se mu gihe ivuriro rikuri kure. Mu gihe imyuna yaba iza kenshi, urugero ni nka buri cyumweru cyangwa se buri kwezi, aha naho ni ngombwa kujya kwa muganga kwivuza. Hari ibindi bintu rero bishobora kuba byakorwa mu gihe umuntu avuye imyuna, cyangwa se ukaba wabikorera mugenzi wawe mu gihe ubona avuye imyuna cyangwa se akanutse muri kumwe. Abantu benshi bakora amakosa yo kunamisha umutwe ureba inyuma cyangwa se kurarama. Ibyo bishobora gutuma amaraso ajya mu muhogo. Ahubwo rero ibintu byihutirwa ushobora kuba wakora ni ibi bikurikira: gerageza wicare utuje, niba bishoboka wegame gato, unamisha umutwe ureba imbere gato, ntabwo ari ukuwurebesha inyuma cyangwa se kurarama. Fatira izuru hagati n'intoki ahantu horoshye munsi y'amagufa y'izuru. Rikomeze nibura hagati y'iminota 10 na 15 utarekura. Abantu benshi bakunze kurekura buri kanya bikongera bikava. Shyira ikintu gikonje ku zuru cyangwa se ku matama.
nyuma yo guhagarika imyuna rero ukabona amaraso ahagaraye kuva, ntukikore mu zuru amasaha menshi, irinde kwipfuna no gusohora umwuka ukoresheje imbaraga n'amazuru. Hari kandi kugerageza kunywa amazi ahagije. Uko wafasha mugenzi wawe rero ni uku nguku: iyo mugenzi wawe avuye imyuna, gerageza umwegere kandi umunamishe umutwe neza ureba imbere. Musabe gufata izuru hagati y'iminota nibura 10 na 15. Mushyireho ikintu gikonje. Ntukamutegeke kunamisha umutwe awurebesha inyuma cyangwa se kurarama. Ntukamutegeke kuryama hasi kereka igihe ubona yataye ubwenge cyangwa se ari mu nzira zo guta ubwenge. Mubuze gushyira ibintu byinshi mu mazuru mu gihe atarimo kubahiriza inama za muganga. Kuva imyuna ni ikibazo gihura n'abantu benshi. Hari igihe rero kiba cyoroheje, ariko kandi hari n'igihe kiba ubutumwa umubiri uba utanga ko hari ikindi kibazo gikwiye kwitabwaho. Ntukagire ibyo wirengagiza igihe ubona uri kuva imyuna kenshi. Ntukagire kandi ubwoba bukabije iyo bibaye rimwe, kandi ntukemere amakuru atari ay'ubuvuzi cyangwa se ayo uhawe na muganga. Ubumenyi nibwo butabara ubuzima. Niba uhuye n'iki kibazo, kurikiza inama twatanze haruguru. Niba ufasha undi muntu icyo akeneye, mbere ya byose nituze, ubufasha bwihuse n'amakuru nyayo. Mu muryango, ku ishuri, ku kazi cyangwa mu rugendo, umuntu umwe uzi uko yakwitwara ashobora gukumira ikibazo gikomeye. Kuva imyuna si ikintu cyo gusuzugura, ariko si n'ikintu cyo gutinya birenze urugero. Tumenye rero, twirinde kandi dufashe abandi. Iyi documentary yateguwe mu buryo bw'ubumenyi, amarangamutima n'ubuzima busanzwe kugira ngo ifashe abantu gusobanukirwa neza ikibazo cyo kuva amaraso mu mazuru cyangwa se kuva imyuna. Ikaba rero yarateguwe kugira ngo abantu babashe kumenya no gusobanukirwa uko bakwitwara mu buryo bukwiye igihe baba bahuye n'iki kibazo. Niba wayikunze rero, yisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye uko bakwiye kwitwara. Niba udusuye bwa mbere, duhe subscribe, duhe like, hanyuma duhe na comment. Ikindi, niba dusanganywe mu muryango mugari w'urubuga rw'uburezi, siyanse na documentaire, duhe like kandi utange ibitekerezo kugira ngo bifashe abandi. Tubwire ingingo ushaka ko tuzaganiraho muri documentaire y'ubutaha. Mukomeze kugubwa neza rero. Mwari kumwe na Fidèle de Jesus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turabakunda cyane. Ciao ciao.